Yes, ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ni inkuru ibabaje abanyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko Teddy Gacinya umuyobozi w'ikipe ya AS Kigali Women Football Club yitabye Imana. Reka turebe noneho amakuru yose mbese dusobanukirwe igitumye yitaba Imana, tumenye byinshi cyane kuri uyu umuyobozi w'ikipe wa AS Kigali Women Football Club. Reka noneho turebe byinshi cyane kuri iyi nkuru, tumenye uburyo bigenze, tumenye n'uburyo byifashe. Ni amarira ni yose mu bakunzi b'umupira w'amaguru w'abagore mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagabo tutabibagiye, kubera ko hose barakurikirana, yaba mu ikipe y'abagore ndetse no mu ikipe y'abagabo, hose ugenda usanga bakomeza kugenda bakurikirana uko bwije n'uko bukeye. Nyuma y'inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Teddy Gacinya, umwe mu bagore b'indashyikirwa bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere uyu mukino ndetse no mu guteza imbere ikipe ya AS Kigali bwite. Ibi rero ni inkuru ibabaje abantu benshi cyane. Nyuma yo kubabaza, barashaka kumenya noneho icyabiteye ndetse barashaka kumenya neza nyirizina icyatumye ibi ngibi byose biba, aho buri munyarwanda wese afite akababaro ku mutima we nyuma yo kumva iyi nkuru. Teddy Gacinya yitabye Imana nyuma yo kurwara kanseri y'ibere, yari amaranye igihe kinini cyane. Ni urupfu rwe rwagize ingaruka zikomeye ku bakunzi b'imikino igiye itandukanye, by'umwihariko abakinnyi bakinnye cyangwa se banyuze muri AS Kigali Women Football Club. Abo akaba ari bo cyane cyane bakomeje kugenda bagira ikibazo gikomeye cyane. Ikipe yayoboye mu gihe cy'imyaka irenga 10. Ibi ngibi rero bikaba byabaje abantu benshi cyane. Watekereza n'ukuntu yari ayimazemo igihe kinini ndetse ayiyobora neza cyane, ibyo byose rero ukabyibazaho bikagenda binacanga abantu benshi cyane. Yatangiye kuyobora AS Kigali Women Football Club mu mwaka w'ibihumbi 2009, akomeza kugeza muri 2022 ubwo yasimburwaga na Twizeyeyezu Marie Jose. Muri iki gihe yayifashije gutwara ibikombe 10 bya shampiyona, ibintu byatumye yubahwa cyane nk'umwe mu bagore bayoboye neza ikipe y'abagore mu mateka y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero bikaba byagiye binavugwa cyane, bakomeza kugenda bibaza icyaba gitumye yitaba Imana. Gusa benshi cyane ntibariyakira cyangwa se babe bakumva ko ibyo byose bishoboka, ahubwo nyuma y'ibi hagiye hanatangazwa ko hari n'ibindi byinshi cyane yari afite ku mutima we byatumaga atabasha no kumera neza. Uyu Teddy Gacinya ntiyari azwi gusa mu mupira w'amaguru, ahubwo yanayoboye ishyirahamwe ry'umukino wa netball mu gihugu cy'u Rwanda, agaragaza ubushobozi n'ubwitange mu guteza imbere siporo y'abagore. Mbese ibyo byose nyine we yagiye akomeza kugenda abigaragaramo, kandi mu kubigaragaramo ugasanga nyine arafasha n'igihugu, mbese ugasanga byose arabikora mu guteza umupira w'amaguru imbere ndetse na netball, byose ugakomeza kugenda usanga nyine byose abibarizwamo, mbese afite n'uburyo nyine ibyo byose anabikunda. Urupfu rwa Teddy Gacinya ni igihombo gikomeye ku muryango mugari wa siporo y'u Rwanda. Azahore yibukwa nk'intwari, mbese nyine azahore yibukwa kuko afite byinshi yagejeje ku gihugu cy'u Rwanda ndetse afite byinshi yagejeje ku ikipe ya AS Kigali Women Football Club. Ni byinshi cyane, aho bamwe na bamwe bakomeje kugenda bavuga ati rwose ibyo yari yarakoze ndetse n'ibyo yari amaze kugeraho byose byari byinshi, igisigaye ni ukumwunamira, ahandi tukamwifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kugira iruhuko ridashira. Bamwe na bamwe nibo bakomeje no kugenda batangaza ko ibi byose mu kuba kwabyo nta wabigizemo uruhare, ahubwo ari kwa kundi nyine ibintu biba nta cyabihagarika ndetse nta n'icyashoboka kugira ngo wenda bitaba. Ibyo byose rero byakomeje kugenda nyine bivugwa hirya no hino, bamwe bakomeza kugenda bavuga ko nyine ibyo byose bakomeza kugenda bavuga ko ibyo byose nyine
muri uru rupfu rwa Teddy Gacinya ko ari igihombo gikomeye ku muryango mugari wa siporo y'u Rwanda, bakomeza no kugenda bamwifuriza ko agomba kuzagira iruhuko ridashira, ndetse bakomeza kugenda bavuga ko ngo azahore yibukwa nk'intwari itaracogoye mu rugamba rwo guteza imbere umukino w'abagore ndetse no mu guteza imbere igihugu ubwacyo. Ibyo byose rero bikaba byakomeje kugenda biba ishimwe kuri uyu mudamu wari umaze gukura, ndetse wari umaze no kubaka ibigwi byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa nyuma y'uko yitabye Imana, hari icyo ikipe ya AS Kigali itangaje, icyo itangaje rero bamwe mu bafana ndetse na bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe ya AS Kigali bakomeje kugenda batangaza bavuga ati wari intwari igendere ariko ukomeze kugira iruhuko ridashira. Ibi byose rero byakomeje kugenda bitangazwa nyuma y'uko haje kumvikana nyine iyi nkuru. Iyi nkuru mu kumvikana kwayo rero bikaba byagiye bituma bamwe mu bakinnyi ba AS Kigali ndetse no mu bakunzi bayo bakomeza kugenda bacika intege, ndetse bakomeza kugenda nyine basa nkaho ubona nkaho nyine badafite ibyishimo. Ibyo byose rero bikaba byakomeje kugenda binababaza abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, usabe gukanda subscribe. Ciao ciao.